nyamara urukundo rw'umudamu no kwizera no kwera ruramukiza. Muzi yuko hano muri Timoteyo ibice 2:15 havuga ngo nyamara abagore bazakizwa mu ibyara nibakomeza kwizera bakagira n'urukundo no kwera bakirinda. Mwumvishe se bavuga ngo nibagira ubutunzi bwinshi, nibaba beza cyane, nibambara neza, nibatura mu mazu meza ngo bazakizwa mu ibyara. Ntimugapfobye urukundo, ntimukashuka abantu ngo urukundo rwarashize, kuko Imana ubwayo yivugiye yuko ari urukundo. Niba Imana ari urukundo, ubwo urukundo rwagiye. Ahubwo umuntu udafite Imana nta rukundo afite. Umuntu udafite umwuka wera nta rukundo afite. Niwe ufite ya pirate muzahura akakurya umutungo, ejo n'ejo bundi ngo divorce mugabanya ibyanyu, ejo n'ejo bundi akazi wawe ngo ni umugore w'inshuti yawe ngo yagukunze, kumbi yagukunze ibyo utunze. Turabashuhuje mwebwe abaduteze amatwi, mwebwe abadukurikiye, mwebwe abadukunda, abaduhora hafi, abatwereka ko mudushyigikiye, inshuti zacu n'abavandimwe ndetse n'ababyeyi. Turabashuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Aya masaha nk'uko bisanzwe turagarutse mu biganiro byacu. Dukunda kuganira, murabizi, ni umuco mwiza w'Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi, ni umuco wa kimuntu. Umuntu wese hano ku isi akunda kuganira. Tuganira ibintu bitandukanye, tukaganira mu buryo butandukanye. Niyo mpamvu uko bukeye, uko bwije cyangwa se uko hahindutse ibihe, n'ibiganiro byacu bigenda bihinduka uko bwije n'uko bukeye. Hamwe n'Imana idushoboza byose rero, niyo iduha kuganira ibiganiro byubaka, ibiganiro byagira icyo bitumarira n'icyo byatugezaho. Ntabwo ari byiza ko umuntu ahora yumva ibiganiro bibi. Uyu ni umwanya mwiza wo kuganira, tukaganira n'abantu benshi, kandi tukaganira ibiganiro tuzi neza ko byatugirira akamaro. Nitwa Imana Rebecca, nk'uko mubizi abagifungura channel yacu bwa mbere, ubwo nizere ko mumenye. Nitwa Imana Rebecca. Ndashimira abantu badukurikira, ndashimira abantu bagenda baduha komenti, haba abacisha kuri telefone, ndabashimiye, ndetse n'abacisha kuri channel yacu Akibecca TV. Murakoze cyane. Rero nk'uko nabibabwiye, buri wese aganira cyangwa se buri wese atanga icyo afite. Ni ukuvuga ngo niba ufite urukundo urarutanga, niba ufite amahane nayo urayatanga, niba ufite ineza uratanga ineza. Rero niyo mpamvu bajya bavuga ngo umutima wuzuye ineza nawo utanga ineza, utanga amahoro. Umutima wuzuye urukundo nawo utanga urukundo. Ibyo byose rero tubiboneshwa n'impano Imana iba yaraduhaye. Niyo mpamvu rero ku bantu badukurikira, muzajya mugenda mubona ibiganiro bitandukanye bitewe n'uko twateguye cyangwa se n'uko tubona ikigezweho. Iyo rero umuntu agerageje gutegura ikiganiro ariko akagitegura asabye Imana kuba umuyobozi, uwo muyobozi aza akwereka igikwiriye cyangwa se ikigezweho. Ubushize twaganiriye ku nshuti, uburyo inshuti
utambwira ngo ukunda umuntu utiteguye gutanga ikiguzi. Twavuze uburyo Yesu Kristo yadukunze hanyuma nawe atanga ikiguzi. Nababwiye ko njyewe ntabwo ndi pasiteri, njyewe ndi umukristo. Ntabwo inyigisho ntanga ziba zikomeye cyane, n'uburyo nzivugamo mba ntuje. Njyewe iyo ndi kuganira nkunda kuganira ntuje, no mu buryo busanzwe njyewe iyo nganira mba nganira nk'uko mubona nyine ndi kuganira, kereka iyo habayemo nyine bya bindi byo gusetsa, bya bindi birenze, niho nyine umuntu ubona nyine yisanzuye. Ariko uyu ni umwanya mwiza w'icyubahiro wo kubaha. Iyo ubwira abantu bakumva, iyo ubwira abantu bazi ubwenge, si ngombwa ngo usakuze, si ngombwa ngo ubyikanire ubikure kure, biba biri hafi yanjye, biba biri ku mutima wanjye, ntabwo ari ibyo nshakisha. Rero turakomeje na cya kiganiro nababwiye ko tuzakomeza igice cya kabiri. Igice cya kabiri rero cy'iki kiganiro ku bushize nyine narababwiye ngo twavuze nyine uburyo umuntu atanga impano z'urukundo, impano z'ubucuti. Uyu munsi rero turavuga ku rukundo. Ni ukuvuga ngo umuntu aba inshuti yawe kuko habanjije urukundo, habayeho communication, mwamenyanye, hanyuma haza kubamo n'urukundo. Hanyuma rero urwo rukundo ni rwo tugiye kuvugaho. Abantu benshi bitiranya urukundo n'ikinyoma. Murabizi ko Satani ni umubeshyi, Satani arabeshya, Satani ni ikinyoma ubwe ku giti cye. Rero yateje ikindi kinyoma kimeze nk'urukundo mu bantu. Hahandi umuntu azakubwira ngo aragukunda, ariko nyuma y'imyaka 3, nyuma y'imyaka 2, nyuma y'amezi, nyuma y'amasaha, ukaza kubona ntago byari byo. Mukobwa cyangwa umuhungu bagakundana, ukabona bagiye mu mwanya ngo nabasheri, ngo bakundanye, hanyuma nyuma y'agahe gatoya ugasanga bakoranya amabi, barashwanya. Hanyuma uwari ufite urukundo, kuko niba umwe muri bo yabeshyaga, undi yari afite ukuri, undi yarazanye urukundo rw'ukuri. Hanyuma mu gihe we yari afite urukundo rwuzuye, akabona arahemukiwe, arababara pe, akageza nubwo avuga ati ariko se uru ni urukundo ruracyabaho. Muribuka ko dufite n'umusore wacu waririmbye ku by'urukundo, aravuga ngo urukundo ruteye ubwoba, ngo wa rukundo we usigaye ubeshya, ngo abatarashaka ngo ubu bacitse intege. Oya, iriya ndirimbo uwayiririmbye nawe ashobora kuba afite ikibazo cy'urukundo, cyangwa se yarakomerekejwe, cyangwa se yarabonye inshuti ze n'abavandimwe be bahemukiwe n'urukundo. Rero urukundo ntago ariko rukora. Ndagira ngo mbabwire, mumbwirire n'abandi, cyangwa se musharinge abantu, mubambwirire ngo urukundo ni urukundo. Urukundo ntago rwitiranwa, ntago ruvangirwa, ntirwivanga, nta nubwo rusuzugurwa kuko narwo ntirusuzugura. Mwarabibonye ko hari ukuntu mubona abantu bakundanye mukavuga ngo kuba ari abantu bataberanye. Nukubera ko urukundo rudasuzugura, nta muntu n'umwe rusuzugura, ruhuza abantu mubona mwebwe ko badahuje. Ariko urukundo ruba rwarebye imitima yabo rukabona nitrebye birahuye. Rero urukundo, murabizi ko umuntu akunda umumama mugenzi we, umukobwa akunda umukobwa, umuhungu agakunda umuhungu, umuryango umwe ugakunda undi muryango, ugasanga umuryango uri kuvuga ngo umuryango wo kwa Habimana, umuryango wo kwa Benadi ni inshuti zacu. Abana bagakura bazi ko umuryango bawisanzuramo ari inshuti yabo. Rero urwo rukundo rwariho kera, abantu benshi bajya kubakunda no kuvuga ngo urukundo rwari rwa kera, urukundo rwarashize. Never, ntabwo urukundo ruzashira, ntirwigeze runashira, ntiruzanashira. Urukundo ruhoraho iteka ryose. Urukundo ni nk'umwuka. Hari abantu barwita rukuruzi. Urukundo rujya ahantu rushaka, rugakurura uwo rwabonye ko bijyanye, ntabwo rukoresha amarangamutima. Oya. Rero nubona umuntu
akubwiye ngo aragukunda, hari ubwo yaba yaje agukunda bya nyabyo. Urukundo rugira ibimenyetso. Urukundo urumenyera no mu mvugo. Hari umuntu ukubwira imvugo rimwe kabiri gatatu ugatangira kugira amakenga, ariko si umuntu binambwira. Ibikorwa bya rwa rukundo nabyo birabikwereka. Ni ukuvuga ngo urukundo rurahari, abarufite nabo barahari, kuko urukundo ruvugisha ukuri. Umuntu rero udafite urukundo n'umubwiza ukuri kuri muri rwa rukundo araribwa, arumva uburibwe n'ubusharire, anakurakarira na kwange. Umuntu ugukunda arakwihanganira. Umuntu ugukunda nta nenge nimwe akubonaho. Yaba ari umusore nta nenge yabona ku mukobwa akunda. Iyo umubwiye ngo uriya mukobwa ibi n'ibi nakubwira ati no ntabwo ibyo mbizi, nta nubwo mbyumva, ibyo ni ibyanyu. Iyo umukobwa yakunze umuhungu mukavuga ngo uriya muhungu wo kwa kanaka ngo yeye ngo ibiki n'ibiki, arakubwira ati ariko se ubundi uvuga uramuzi, kubera ko ukuntu nta nenge. Mwebwe naho mwamuyibona ntago. Rero niba umuntu agukunda akakubonaho inenge, iyo nenge akavuga ngo ngenda mwanze ngo kubera yuko ngo afite ngo nago uwo muntu aba agukunda. Uzi impamvu? Urukundo nago rwirarira, urukundo ntirubeshya, urukundo ntirusebanya, urukundo ntirwishushanya, urukundo rurababarira, urukundo rurihangana, ndetse nakongeraho no kuvuga ngo urukundo rurahugura. Ubonyeho umuntu ukunda defo cyangwa se impamvu itari nziza, ushaka kumva nk'abantu bavuga kanaka bimeze gutya na gutya, cyangwa se erega abantu baranabeshya. Ni ukuvuga ngo wowe kuko ufite urukundo rw'umwimerere, rwa rukundo nyarukundo, urashakisha ukavuga utari ko bambwira yuko uriya mugore ry'ubugoro, ariko uko bambwira yuko uriya mugore asambana, ariko uko bambwira ko uriya mukobwa abeshya amaze kubenga abahungu 4, ariko noneho ugahita ucukumbura kubera ko ufite urukundo, ntabwo uhita ushyuhaguzwa ngo wirukane. Hanyuma wamara kubona wenda harimo akantu ukamwicaza ukamubwira ati ariko se nshuti yanjye gutya na gutya, kubera yuko wa muntu agukunda azakubwiza ukuri, akubwira ati rero kera iwacu byari bimeze gutya, rero niyo mpamvu bamvugaho gutya, cyangwa se niyo mpamvu bavuga gutya. None se kuki ukunda iki n'iki, kuki ugira gutya? Rero rebe ndagukunda, ariko ntabwo nkunda yuko wagabanyije inzoga, ukunda gutaha ijoro, sha arisha nukuri simbi, mbese ugahora wumva ufite impuhwe, ukunze wa muntu, umugiriye imbabazi, hanyuma ukamwegera ukamuganiriza. Uko niko urukundo rukora. Ntabwo uzirukankana na ba bandi barimo kumuharabika bamusebya ngo nawe umusebye, ngo nawe umuvuge, kandi waramukunze kandi umukunda. Umugore n'umugabo bakabana, bagasangira ubukene, bagasangira agahinda, bagasangira umunezero, hanyuma kubw'agakosa gatoya ukaguruka ugasara ngo ugiye muri divorce. Divorce nibyo ibaho, kuko ntabwo wakwiyambira ku muntu ubona uzakwica, ariko hari utuntu tubabarirwa. Hari ikikosa kiremereye kandi nabwo ntabwo ukimusangamo. Tuvuge wenda urugero, ubonye umuntu akoze ikosa runaka, wenda ari ibyo baramufunze, ngo urirukanse ngo uhise ngo umwanga, wibagiwe ko mwabyaranye, wibagiwe ko mukundana, wamukunze, wamukoye. Hari amakosa ababarirwa, hari amakosa ababarirwa, ukareba umuntu ukamusanga, ukamucyaha, ukamuhugura n'ubugwaneza. Narabwiye ngo tuzatugerageza kugenda dukoresha n'amagambo ya Bibiliya kugira ngo tubihuze n'umwami wacu Yesu Kristo, kuko niwe wadukunze kurusha uko twebwe
twabivuga cyangwa se kurusha uko twebwe tubizi. Yesu ni ukuri yaradukunze. Yesu yaradukunze, adukunda urukundo rutarondoreka. Hanyuma turebye nka hano mu Bakorinto ba kabiri ibice 12 umurongo wa 15 haravuga ngo kubwanjye nezezwa cyane no gutanga ibyanjye ndetse no kwitanga rwose nitangira ubugingo bwanyu, nubwo uko ndushaho kubakunda ariko urukundo mwankundaga rurushaho kugabanuka. Ntabwo nshidikanya ko uyu nguyu uwo yabwiraga nitwe. Yesu nta kintu na kimwe atatanga ku bwacu. Yesu ikiguzi icyo ari cyo cyose kijyanye n'urukundo yiteguye kucyishyura. Nubwo twebwe uko akomeza gutanga cyangwa se uko akomeza kutwereka ravuye urukundo rwe turushaho kumwanga. Birababaje cyane. Imana yubaha urukundo. Ntimukasuzugure urukundo, ntimugapfobye urukundo, ntimukashuka abantu ngo urukundo rwarashize. Kuko Imana ubwayo yivugiye yuko ari urukundo. Niba Imana ari urukundo, ubwo urukundo rwagiye. Ahubwo umuntu udafite Imana nta rukundo afite. Umuntu udafite umwuka wera nta rukundo afite. Niwe ufite ya pirate muzahura akakurya umutungo, ejo n'ejo bundi ngo divorce mugabanya ibyanyu, ejo n'ejo bundi akazi wawe ngo ni umugore w'inshuti yawe ngo yagukunze, kumbi yagukunze yakunze ibyo utunze. It is not you. We yakunze ibyo ufite. What you have. Nuvuga ngo ikintu wowe ufite yakubonyeho, niba ari cyo yakunze ubwumva gufite urukundo. Cya kintu nakibura azagenda. Ariko kuko yagukunze ahubwo azitegura no gutanga. Hari ibyo azatanga kugira ngo akubone. Yesu Kristo yadukunze nta kintu dufite. Turi abanyabyaha, turi babi. Ariko aradukunda. Yitegura gutanga ngo kubwanjye nezezwa. Nanezezwa cyane. Biranamunezeza gutanga ibye. N'ibyo byose yabitanga. Ariko mwumva ukuntu urukundo rukomeye. Ntimukabeshye ngo urukundo rwaragiye. Niba Yesu Kristo ari we shusho tureberaho, niba Yesu Kristo ari tumwizera nk'umwami n'umukiza wacu, ni gute tutagira urukundo? Ushobora gukunda abantu muri rusange rwose, n'umuntu utazi ukumva umugiriye urukundo. Ushobora no gukunda abantu uzi, ushobora no kugira inshuti ku ruhande ku giti cyawe. Ariko ndabaza ngo wowe wumva muri wowe ngo nta rukundo, ngo abantu babaye babi, eske wabanje ukamenya impamvu abantu babaye babi? Impamvu abantu bahindutse ni iyihe? Ni Satani. Satani muri iyi minsi arimo arakora cyane kandi arakorana n'urukundo. Bana b'abakobwa barimo gushukwa cyane, bakangizwa, bagafatirwa muri ya myaka muzi ya adolescence. Niko kazi Satani ari gukora, akababeshya urukundo rudahari. Ni ukuvuga ngo abamama tuba tugomba kugira urukundo, tukagira no kwizera, tukagira no kwera. Umumama ubushize mu kiganiro ugeze gukora naravuze ngo abamama nzongera nyikore neza, nongere ngisubize kuri cano kuko ubu ntakiriho. Uburyo abamama ari bo Satani yakoresheje kugira ngo yangize urukundo. Kuko abamama barakundanaga, ugasanga barahana cyangwa se barasura umumama mugenzi wabo utari kubigendamo neza cyangwa utari kubyitwaramo neza, bakamuhugura. Ugasanga abamama barahana baricaye bari kuganira. Ariko iyo mico yararangiye. Abamama babaye babi. Kubera iki? Turi inzabya zoroshye. Biroroshye cyane ko Satani yagukoresha kugira ngo ayobye umundi mudamu.
nyamara urukundo rw'umudamu no kwizera no kwera ruramukiza. Muzi yuko hano muri Timoteyo ibice 2:15 havuga ngo nyamara abagore bazakizwa mu ibyara nibakomeza kwizera bakagira n'urukundo no kwera bakirinda. Mwumvishe se bavuga ngo nibagira ubutunzi bwinshi, nibaba beza cyane, nibambara neza, nibatura mu mazu meza ngo bazakizwa mu ibyara. Ngo nibagira zaramaza insurance zikomeye cyane ngo bazajya mu mavuriro akomeye ngo bakizwe mu ibyara. Bibiliya irabivuga neza. Nzajya nganira namwe ariko nkoresheje n'ijambo ry'Imana. Urukundo, udafite urukundo nta nubwo wagira kwizera. Wizera umuntu kuko wamukunze. No kwera, kwera ni ukwirinda, kwirinda ibintu byaguhumanya, ibintu byakuhindanya. Umudamu wese agomba kuba yera, ari umugwaneza, yoroheje mu mutima, ari umukiranutsi. Ariko abadamu Satani ari kubakoresha bakarugana, bicaye mu bapfumu, bicaye ahantu habi, bari gushaka ubutunzi bakamejeje, ibintu byakomeye. Ariko inzira nziza iri mu rukundo. Twakomeje muri Timoteyo ibice 2:1, Timoteyo wa 2 igice cya 2 7 ngo kuko Imana itaduhaye umwuka w'ubwoba. Abantu bafite ubwoba bw'urukundo we, bafite ubwoba ngo nagishaka gukunda, ngo urukundo ngo ruteye ubwoba. Imana ntabwo igize umwuka w'ubwoba ngo utinye, ngo utinye icyago kije. Ahubwo Imana umva ikintu yaduhaye, ngo ahubwo yaduhaye uw'imbaraga no kwirinda. Imana yacu iradukunda. Ni ukuvuga ngo Imana niba iguhaye umwuka w'urukundo, ikaguha umwuka w'imbaraga, urumva ufite urukundo n'imbaraga wabura iki? Ari iki cyagutera ubwoba? Ni ukuvuga ngo twebwe dukoresha amarangamutima cyane, dukoresha ibyo tubonesha amaso y'umubiri, amaso y'imitima tukayahumisha. Ariko umuntu abashije kureba by'ukuri, ukareba uburyo Imana idukunda, hari byinshi dutambuka abatakigira urukundo baba baduteze. Hari ibintu byinshi bohereza abatakigira urukundo cyangwa abatanarugira bohereza. Ariko urukundo rw'Imana, urukundo rwa Yesu rukadukingira. Icyo si ikimenyetso cy'uko urukundo ruhari. Ni ukuvuga ngo urukundo ni rumwe. Ntabwo habaho inkundo eshatu cyangwa ngo inkundo enye, cyangwa umve ngo ubwoko bugira amabara, urukundo rugira amabara, cyangwa umve ngo urukundo ngo rugira modeli, cyangwa se ngo umve ngo urukundo rugira agace rwiberamo. Oya, urukundo ruba hose. Urukundo rujya ku muntu uwo ari we wese. Urukundo ni rumwe, rugira mezire zimwe, ntabwo rujya ruhindura mezire nk'uko umuntu ajya kudodesha umwenda uyu munsi ngo ejo asange yabyibushye ngo bongereye mezire cyangwa bazigabanyije uko yananutse. Niyo mpamvu Imana yitwa urukundo, nuko Imana nayo itajya ihinduka, ihora kuri ya mezire imwe, ihora kuri ya nzira imwe, Imana ihora ku kintu cy'ubwacyo cy'umwimerere, kuko Imana yacu ntihinduka, n'urukundo ntiruhinduka. Ahubwo Satani ahindura urukundo, nk'uko Satani ajya yishushanya akigira Imana, akaza akatubeshya akaturyarya. Kuko Satani aje atigeze ikintu cyiza, nta abantu babasha kumukorera. Ariko Satani akorana n'ibyiza, yikundira utuntu tugaragara nk'udushayininga, kugira ngo bamwe na bamwe bashuke bagire ngo ni Imana babonye, kumbi bahuye na Satani.
rero nimuhumuka amaso, nimuhumure inshuti z'Imana, urukundo rurahari. Mwemere kwizera yuko urukundo ruhari, mwemere no kurwakira mu mitima yanyu, umucyo bamurikire muri mwebwe, kuko umuntu ufite urukundo n'umucyo uramumurikira aba akeye ku maso, aba afite ibyishimo n'ibyiringiro, kuko afite kwizera ko uwakunda atamuhemukira. Ariko niba umukunzi uvuga ngo ejo azaguhemukira, ngo ejo azakwica, ngo ejo icyo wizeye niko kizakumerera. Kandi mugire n'ubushishozi mubo mukunda. Ntuzakundire umuntu kuko afite amafaranga menshi, ngo kuko ari mwiza cyane, ngo kuko aturuka mu muryango umeze utya. Uzakundire umuntu kuko wamukunze byonyine. Nurangiza urwanirire yuko umukunda, haba mu bamurwanya no mu banzi be, no mu nshuti ze n'umuryango wawe. Ubereke yuko umukunda, uri na fiyeri kuko umukunda. Uwo ari we wese waba ukunda, upfa kuba umukunda gusa. Mugire urukundo bene data, muhuzwe n'urukundo, ibikorwa byanyu be mu rukundo, harimo kwizera no kwihangana no guhumurizanya. Noneho umuntu w'Imana we agira urukundo, akagira no kwirinda. Hari abantu baba bafite ibigare ukabona ngo bakunze, ngo mwakundanye, kumbe bari mu bigare byo gushukana, bigare byo kwirwa birukanka banywa amayoga, bigare bishobora no kukujyana mu busambanyi, ibigare bishobora no kugutesha umwanya, mukirirwa iyo ngiyo, ukabona umuntu ntakita no ku rugo rwe, ahubwo ari muri bya bigare. Niba munakundana mushyiremo metero, mushyire mu ubwenge. Urukundo ni ubwenge, Imana ni urukundo. Ntago Imana yemera ko abantu bajya mu gishuko cy'urukundo rw'isi, urukundo rw'iraha. Ntago Imana ibyo ngibyo ijya ibishyigikira. Ucunge neza umudamu muri gukundana, umupapa muri gukundana. Niba uri umupapa mugenzi wawe, umusore cyangwa umukobwa bari gukundana, urukundo urwo ari rwo rwose rujya ahantu hatandukanye. Nimba se wenda uri umukecuru wakunze undi mukecuru, cyangwa se ntago mbizi, urukundo rufite ukuntu wenda n'umuturanyi wawe mwikundaniye. Unabanze wirinde, ushyiremo ubushishozi, ntukoreshe amarangamutima, ubanza urebe inzira ari kukujyanamo. Niba yaje akubwira ko agukunda, ni byiza, byakire kandi unezerwe unamushimire. Hanyuma kuko nawe ufite urukundo, iyi niwe wabanjije kugutanga kugukunda, uba ubasha kubikontorora kuko bitarakwinjiramo neza. Buriya ntabwo abantu bakundanira rimwe icyarimwe. Nicyo cyiza cy'urukundo. Umuntu arabanza akagukunda, wowe ukamukunda nyuma. Ntago mbeshya. Hanyuma kubera yuko yagukunze mbere, aranabikubwira akanabikwereka. Hanyuma wowe ubasha gukontorora rwa rukundo rwe. Ngwino tujya aha n'aha, ngwino nsure, ngwino dukora iki n'iki. Yes, ni byiza cyane, ariko urebe uburyo ki ibyo bintu bipanzwemo. Niba atari umutego watezwe kugira ngo uteshwe inzira, Satani akagupangira umuntu ugutesha inzira y'ijuru, akagupangira umuntu ukurindagiza, ukujyana mu nzira mbi, mu biganiro bibi, mu binyoma. Ugashiduka mwagiye mu busambanyi, ugashiduka mwanyweye inzoga, mwasinze, mwatashye. Umuntu w'umugore agataha saa sita z'ijoro. Oya, ubwo ntabwo ari urukundo. Isa nawe tukiga gubyeta, dubyeta amafaranga ya naya, tujye mu bibina, nabwira tuzajya aha n'aha, tuzakora iki. Urwo ntabwo ari urukundo. Byeta amafaranga azakugirira umumaro. Ese ubundi gubyeta ni iki? Icyo nacyo ni icyigisho tuzigisha abamama, cyangwa se abana abo ari bo bose babyeta. Gubyeta ni iki? Gubyeta bimaze iki? Umumaro wo gubyeta ni uwuhe? Nabyo tuzabibona byose. Buri kintu icyo ari cyo cyose kigira icyigisho. Nagira ngo mbabwire ngo uwo muntu wakubwiye ko agukunda, wabanjije urabijera, urabipima, ubishyira ku munzani,
ubiha umwanya. Uzi ko hari umuntu ushobora kukubwira ko agukunda ukabimara n'amezi 3 cyangwa n'umwaka bitarakujyamo wumva utazi n'ibyo ari byo, bikarangira umenye ko ari bya pirate ukamwanga, cyangwa se bikarangira ubonye ko ari ibya nyabyo, nawe rwa rukundo rukagenda ruguhumurira, rukuryohera, ruguhumurira, ubona ari byiza kugeza birangiye neza mwakundanye. Rero ikintu cyose gisaba ubwenge. Umuntu w'Imana rero we, ijambo ry'Imana ryaramubwiye ngo muri Timoteyo wa 2:6-11 ngo ariko wowe ho muntu w'Imana, ujye uhunga ibyo ukiranuke, ahubwo ukurikize gukiranuka, kubaha Imana, kwizera, urukundo, kwihangana n'ubugwaneza. Numara kubona rwa rukundo rwawe rurimo ibintu bitari byiza, ubihunge. Bizakugora kubihunga, ariko Imana izagucira inzira. Ntizabura ikintu kubitamo kikabishwanyaguza, bigarangira bigashira, kagukura nk'umugome waje kubeshya kagukunda, kagukura mu kigare kibi. Kandi nawe ubwawe kubera ko ufite ubwenge, hari ukuntu uzabihunga. Hunga ibyo bigare, hunga izo nzira mbi urimo gucamo, hanyuma wowe ukiranuke, ukora ibyo gukiranuka. Noneho kubaha Imana no kwizera. Ubaha Imana kandi wizere. Ugire urukundo, kwihangana n'ubugwaneza. Kugira ubugwaneza, wagwa neza ute utagira urukundo? Ese wakwihangana gute utagira urukundo? Nukuvuga ngo ubugwaneza, kubaha Imana, urukundo bigirwa uvuga ngo ubugwaneza, kwihangana, kubaha Imana bigirwa n'umuntu ufite urukundo. Nukuvuga ngo tuba twagerageje gusobanura mu buryo butandukanye, ingero zitandukanye, ariko umunyabwenge aba yumvisha. Twari tubabwiye ngo urukundo rurahari. Abakobwa bafite urukundo barahari, bafite umutima. Abahungu beza barahari, bafite urukundo n'umutima. Abamama beza barahari, bafite urukundo n'umutima, bagira inama, kakugira inama yo kubaka urugo, kubaha umugabo, kurera abana bawe, kubana n'imiryango washatsemo. Abamama bameze gutyo barahari. Umukobwa utagushuka kujyana mu nzira nziza, abo nabo barahari. Nukuvuga ngo abaturanyi beza nabo barahari, n'abaturanyi bazanwa na Satani nabo barahari. Ujye ugira kwirinda, ujye ugira amakenga.